ndabaramukije cyane mu izina rya Yesu. Kandi Pastor Olive Imana igumugisha, ntabwo nabanye namwe amasaha yose, ariko burya hari umugabo hari umugabo sicyo washakaga, hari umugabo w'umuvugabutumwa ahantu, noneho yari yarahinze akajya ashyiraho n'imirwanyasuri, noneho agashyiraho intoryi, ibikaju. Noneho nabazese kuki ugenda ushyiraho n'ibikaju n'intoryi? Ati rero igihe umugore atarateka ndyo urutoryi, igihe bikomeye nkarya igikaju, igihe bigitogota nkarya urunyanya. Nicyo cyatumye ngenda ashyiraho ibi byose. Noneho rero nanjye nagize umugisha wo kuba afite igiterane gikomeye ahantu, ariko igihe hariya batarahisha nkaba ndi ahangaha. Imana ibahe umugisha bashumba, nkunda akazi. Uyu muhamagaro ni nk'umugenderano, iyo utawukoresheje uranga. Burya ibi ni impano Imana yaduhaye, n'ubuntu. Umuntu iyo utabusuye buranga. Hari n'igihe uzi kuririmba ariko watera kuko utaba kuritera ibikanga. Turagushimiye rero, kandi nakongeraho, buriya ndi umuntu wagize umugisha cyane. Nashimiwe na Runanira kubita abandi ba pastor, ariko njye aranshimira kuko naje gushyingira Olive. Runanira niwe wari waje burugumesitiri wa Muvumba. Noneho bazi nani baho umugisha cyane, warakoze. Yashingiye abantu benshi muzehe benshi cyane, ahantu Revival yose niwe bayishingiye. Yaradusabwa aradushingira, kandi turamukunda cyane. Ni umusaza mwiza cyane, ariko cyane. Rero ndagira ngo duhaguruke ku maguru yacu mbabwire icyo gukora. Aya masaha ndagira ngo twakiremo muzeyi wacu Reverend Edouard Bigirimpunzi aze avugane natwe icyo Imana yamushyize ku mutima. Imana y'amahoro iguhe umugisha mushumba. Mwicarire. Ariko bashumba wabasaba bakampa kariya gatuti igihe nkihagarira hasi ko bimfasha. Agira abasore banzanire kariya bakanshyirira. Yesu ashimwe. Mwaraye neza? Haleluya. Reka nanjye mbaramutse mu izina ry'umwami wacu Yesu. Ibintu byacu biraneze, njye nkunda barokore mu buzima bwanjye. Ndabakunda n'ukuri, kandi reka mbakunda. Yesu umuntu abana n'abantu imyaka 40 ukabanga. Muri abantu beza, muri abantu banezeza umutima w'abantu n'Imana. Arakoze Pastor Olive unyakiriye n'abashumba bari hano. Pastor Domire ntago mfite icyo nkuvuga, urefura. Imana igumugisha. Sishaka kuvuga byinshi n'abagenzi bawe. Imana ibahumugisha. Uwo tutavuze buriya twaragushimiye, ubwona abagenzi bacu babivuga, buriya natwe niko tumeze. Ubundi ubwo nibwo ubuzima bw'abakozi b'Imana. Nubwo cyangwa nibwo ubuzima bw'ababyeyi. Mubyeyi induru yaravugaga umwana yamuhungira akazamura umwenda akamuhisha, waje ushaka kumukubita mu karwana, kati umwana mpungiyeho ntacyo wakora. Imana iguhe umugisha. Ndanezerewe cyane uyu munsi wa gatatu turi hano, kandi twagiriwe neza, turakomeza tugirirwe neza. Haleluya. Ndekeraho shimisho nyereka amabwizo kuri ibintu buriya Olive bavuga. Mumbabarire, abadamu baturusha kuvuga, abagabo tujya kuvuga ubushuro nyinshi
ukagaruka ko barivugira ugasanga barabo hose baravuga nukuri ibyo bavuga nukuri njya nkunda kuvuga ibintu nuko mbivuga mu gaseka kuba ndi hamwe n'abagore ndabakunda uko mbakunda ndabakunda nukuri kandi usibye nanjye n'igihe cya Yesu Bibiliya ivuga abagore inshuro nyinshi kandi ahantu hakomeye Imana ibaha umugisha n'abagabo baje hano Imana ibaha umugisha n'urubyiruko n'abandi bose mwifuje gufatanya n'umuryango mu gitanda cy'umuryango Imana ibaha umugisha tuba tugize umugisha tugize rero tukawupfusha ubusa tujye tubyaza umusaruro uretse ko mwaje mu iterambere iyo mivuze ngo muva cyabayaga mukajya iriya Kabirizi bambe muratsinda niho mukibitangira twe twatangiye kera tuva Bushoga tukajya Matimba nakavera mu ntoki n'umuragenda kuri pikipiki ubundi ukagenda ku igare ubundi ukabona yakujyana yakugarura twe twagendaga n'amaguru nakavera mu ntoki imyaka 5-6 nahoze mbwira Mutangana ari ariko Mutangana ntago araza nahoze mbwira Mutangana Imana imuha umugisha twakoreye Imana tudafite n'utubwira ngo komera gate Imana ishimwe gate haguruka kiramutse ndari nkukumbuye ejo narakubaririje ndagutekereza buri ejo narakubaririje wakoze kuza Imana iguha umugisha tukagendera n'amaguru ariko uyu munsi bambe umuntu arava hepfo y'urugo yajya haguru yaruka musabira imbabazi yagendewe n'undi ibikomeye nibyo bigira agaciro reka babwire bene data nibyo utari wabona simakuru umutima muzabibona agakiza si umukino mugakomereho mugaha agaciro mugakurikirane ejo nababwiye ngo uyu munsi ijambo ry'Imana n'uguhaha hari abantu ejo nabwiye nzabasengera ejo ngo mushumba ngo ejo nituzaboneke ko mujya Butaroze munakava akajya muri Butaro akabayo iriya Musanze hari babwira ngo uze bagusengere ngo ni kuri waba unduhuye utaje nukundushye mwibuke ko gusaba umukozi w'Imana agenda ugeyo ejo ugaruke mumenye ko ibintu by'Imana bifite agaciro haleluya bifite agaciro ngo rwose ngo mbabarira ngo mushumba ngo shiraho ibiganza ngo ejo uzabona nabwe oya uzaze ejo hariho nabwe nge sinduha sindi umuntu kiri uzaze ejo ngo mushumba ngo ejo ngurabana sinzi niba yageze hano ngo mwana azajya ku ishuri uzamujyane we nabwo agenda adasenge uzamugarure hitamo igikorwa aricyo dukora rero mudufashe Imana ishimwe abaje Imana ibaha umugisha bazendutse Imana ibaha umugisha ndagira ngo nigishe nindangiza dusenge ariko mwizere Imana muranje bene data mwizere Imana ndujya ngi ubuzima bwanjye iyo mbonye abantu bashaka kubigisha kumenya Imana kumenya imbaraga z'iri ijambo ry'Imana bene data reka mbabwire ibintu bitatu nemera cyambere nemera biri ku isi hano amafaranga afite imbaraga ongere mundebe amafaranga afite imbaraga muremera ko isi zifite imbaraga wazi reka mbaho urugero ntureba waguhiye amafaranga nona mugirane nuraguha miliyoni 30 nona watekereza utari watekereza wabaho amafaranga iyo yashikiriye guha icyo utekereza byanze bikunze wari icyo udatekereza ariko wayaguha watekera igitekerezo gishya amafaranga agira imbaraga neza amafaranga asuzugura icyanananye akagikuraho neza akagihindura zero wazahagera ukaguta ndi hahandi nzi amafaranga yarahahinduye kindi kintu kigira amafaranga kigira imbaraga n'abanyabwenge umunyabwenge atekereza ibintu utabasha gutekereza areba ibintu utareba
cya gatatu kigira imbaraga nabonye mu minsi maze ku isi kigira imbaraga ngende gahoro mshaka kucyora kigira imbaraga umuntu akora neza akakubuza umurozi agira imbaraga ntibazagukinisha muzaba ngo umurozi umugore wanjye no tujye impaka gatarika nawe baraza rekari uretse ko akuroze nabyangiraho ingaruka ariko ne bahuraga nabwo nibwo wabumenye uretse ko byangiraho ingaruka najye bikangeraho ariko umuntu akuroze nibwo wamenya ko uburozi bufite imbaraga umuntu arakuroga neza wagenda gukakamba kamba barakorera umuntu arakuroga neza wari umugore w'umugabo ugahinduka ikigoryi cyangwa wari umugabo nyururugo ugahinduka ikimara ejo nababwiye ngo umunyeshyari n'umurozi ni impanga umwe ni gakuru undi ni gato umuntu arakuroga neza ukagira iduka hari abandi bakabagurira we ntagiye n'ukandagiramo ukagira ngo ku muryango w'iduka hari umuntu birukana ngo genda ndabemera ko bigira imbaraga ibyo byose bigira imbaraga ariko hejuru y'abarozi hejuru y'amafaranga hejuru y'abanyabwenge abo bose barananirwa byose nubwo bafite imbaraga birananirwa pe umuntu bakamusuzuma akavuga batari ko indwara ntituyibona kandi umuntu arembye atari ko umuntu ubona indwara muganga nuyibona kandi indwara bakajya bagapima bakanyuza mu cyuma bafite ibyuma ubuhanga bwaraje bafite icyo bashyiramo umuntu kikamumira kikamuruka hariya bagashakisha ahantu bati nta ndwara tubona ariko hejuru yabo bose hari imbaraga z'Imana hari imbaraga z'Imana haleluya haleluya ejo buri nari mfite umushumbi wanjye arambwira ngo bamuvunje ishuri 9 nari mumaje umuntu ukorera amafaranga natya nta kabuturugira nta cyambwa ati wenda umupfu wawe nyimera amafaranga umupfu wawe mu buzima bwe ankura umogi habati je umupfu wawe baramfunzi wawe nagiyeyo insinda nagiyeyo naraniranye byararangiye ati yo naretse urumogi sinjya sinywa sinsinzira agaza ndambwira ntewe fatiza urugende izo ni imbaraga ziba zarafasha abantu bonye uriya mudamu waduha ubuhamya ari he tegeza kubwira umugabo ngo siwe bazafunga nawe ndebera iriya mfura kubwira umugabo ngo siwe bazafunga ndekera warajye zira n'izindi imbaraga zigituko ariko ndibukana ari hamwe na Pastor Rutebuka turi mu isoko mugoroba umwe tubwiriza dushaka gukizwa ninde yazamuye amaboko manaje yiruka ati nk'umutabaza isoko ryose ridagura kureba uwo muntu tegereza kuba umugore wa ruharwa mu gucuruza barakubudira ariko gatete izi nkuru zaze tubare dufite gahunda natwe buriya twafashije leta rato wama buriya ntacyo twayifashije ra umugore nkuriya turafite umuntu nkuriya abantu umugore w'imfuru waraheze mu biyobyabwenge tukamo n'ibindi cyari abananiye kandi n'ibindi hari n'ibindi tutabasha kuvugira hano hari amago yari yubatse hari abagabo bari bananiwe kubaka amago barayubatse haleluya hari abagore bananiwe kubaka bari barananiwe rekerere imbaraga z'Imana nge nzita imbaraga zakabura rugero imbaraga ziri mu rwego ruhanitse haleluya imbaraga z'Imana ziri hejuru reka babwire iby'imiryango yananiwe ibyananiye leta umuntu bamujyana iwawe akaba bakamujyana insinda bakamujyana n'imugereza akaba yazaza ati naje ndi wawundi ariko iyo ugira wimbabazi ukakira ikintu bita imbaraga z'Imana ukakira uyu mugabo wita Yesu akajya mu mutima wawe agahinduka umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe araguhindura akakuzinura ibyaha akakurema ukaba icyaremwe gisha ukaba umugabo nk'abandi ukaba umugore nk'abandi ukaba umuntu nk'abandi ugakora ukajya mu buzima busanzwe kubera imbaraga z'Imana imiryango yarananiwe inshuti zarananiwe haleluya 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 shema haleluya ejo bundi narifite ahantu ruterane masanga umudamu
yararwaye indwara imyaka 4. Umugabo yarambwiye ngo yaramaze kumuvuza miliyoni 16. Abaharananirwa imiryango iratabarira mufasha baramuvuza arananirana. Bamucisha ahantu hose babura indwara kandi umugore ayonga. None umugabo we aje mu ruterane ankubise amaso aravuga ati umugore ngiye kumuzana hano yapfa yakira muzana hano. Mugenzi aramubwira ati ura mugore wawe uhora urambaraye uramuzana hano usugusetsa uritesha agaciro. Undajyana ntabwo atanamaza ajyana mushyira mu modoka aramuzana murambikaho. Nari kumwe n'umukozi w'Imana dufata umwanya ibi turimo kubabwira tuvuga ku ijambo ry'Imana. Haleluya. Ibyananiye abanyabwenge, ibyananiye imiryango. Ntabwo ari umugabo ukize ariko imiryango yamuhaye miliyoni 16. Amujyana mu Buhinde aragenda aravuza biranga baramugura bicazaho. Nemureke babwire ibintu byoroshye by'abarokore. Haleluya. Muzi ikintu yararwaye nabarangi. Numva akadayimoni koroshe. Abarokore muri bico vuga abarangi akadayimoni kegete. Ariko kubera kutagira amaso areba abarangi no kutabimenya. Bajya Kigali bajya hehe bavamo bajya Kampala bajya mu Buhinde bazenguruka n'umurangi bashoje baraza barambika barajya aho ngaho. Turangije amateraniro njya mu nzu kwicarira umugabo amufata amaboko azamufashe nk'ufashe asusubira. Mwana umukobwa w'imyaka 29 abyaye kabiri afite inda itarakuze yahezaho. Ndimo kumusengera Imana ivugana nanjye mpamagara umugabo we ntabwo yarakijijwe. Nabwo umugabo uyu mugore arabatari hari nabwo ngwino hano ndabwira uranyemerera uyu mugore wawe ukazamutwara ejo. Yarashubije ati niyo byabeje ubu nizamutwara. Ndamubwira uzagaruke umutware azigenza n'amaguru. Aragaruka arande bari bwatari kumushuka. Ibyo uvuga nuko uzamujyana agenda n'amaguru. Ntabwo uzongera kuzana imodoka ntuzakodesha imodoka uzamutwara agenda n'amaguru. Tumaze turamusegera dayimoni ziraboroga. Ndabwira wavuye he dayimoni vuga menshi y'amatiku yayo fata inzira utumucyo ugende. Umugore ararya aranywa abo umugore mu gitondo umugabo aje yumvise umugabo ahagaritse piki hanze arasohoka ajya kumuramutsa. Umugore amukubise amaso ararira ati ni wowe uje kundamutsa wakize? Undi ati nakize. Reka ubwire Imana ifite imbaraga. Ubwo umva twikarakasa tukitera hejuru. Reka mbwira abantu bari hano, reka mbwira abantu bari aho ibintu ngiye kukubwira ubyizere nk'ukuri. Hari imbaraga z'amafaranga, hari imbaraga z'abanyabwenge, hari imbaraga z'umuryango, hari imbaraga z'abantu. Ariko reka nkubwire mbabarira uve ku bantu uve ku bindi wizera imbaraga z'Imana zikora umurimo ukomeye ku buzima bwawe. Ibyananiye abantu Imana irabikora. Ibidashobokera abantu ku Mana bigira bite birashoboka. Haleluya. Haleluya. Bigira bite. Ariko rero abavuga butumwa dusoma Bibiliya tugasoma Matayo 5 n'ahandi. Ngwino pastor. Nimbeke gwe ko turi abapasteri dusa n'abavukanye. Twe turi igitabo wasoma. Nishobora kutandika gusa. Uyu mugabo nzi sekuru ubyara se. Tumaranye hafi imyaka 50 irenga tusiranye. Muri 80 na kabiri 80 nani na kabiri nani na gatatu nani na kane nani na gatanu nani na gatandatu nani na karindwi. Uyu mugabo ni nani n'umunani muri 90.
iyo mvuga Rutebuka turi kumwe Frederico nundi mvuga ntago mvuga wa wundi nundi mvuga mu nyumba icyo mvuga ubu ndavuga Rutebuka wa kabiri ntago mvuga Rutebuka wa mbere wewe ntazatinyuka kubikubwira reka mbyivugire ndashaka kwereka imbaraga z'Imana uyu mugabo umupfu muramuzi nanjye ndabyivugira ariko yari umupfu muramuzi cyangwa muramwumva niyo musaba abantu bari hano mufite ubwenge mutekereza ntukicare ku muntu umucira urubanza umvuge ngo ntacyo azamara ubyo byirinde uyu mugabo mureba duhagararanye wambaye isuti wajyanishije w'igitangaza ubona hano basa mvuze ko wari umupfu muranyumva yari bene wa mugabo wambara ipantaro inkweto za rugabire zacitse umushumi inyuma agenda kurura inkweto akahira ikiba cy'ubwatsi bakamuha inzoga kwahira iyo tubivuga abantu benshi uvuga ngo ariko abantu bavuga ubuhamya bavuga ibintu bakavuga turabereka uko Imana irema ntabwo ari ugukiza ni ukurema muranyumva ntabwo ari Imana ngo irakiza Imana irarema Bibiliya iravuga ngo data arakora nanjye nkakora Imana iracyarema ari gihe tugize kumubwiriza yemera gukizwa umunsi umwe hano inkweto niwe twazi gushakiye niba yaraditoraguye yambara inkweto noneho tujya gusenga twajyaga hakurya y'ishyamba noneho twajya kwambuka ishyamba tukajugunya inkweto tukazisanga hakurya iwayijugunya nabigwa mu mazi ajugunya nabigwa mu mazi igwe mu mazi yaga kujya gusenga tugira ubwo tutayiwe ntabwo aje ajya gusenga atambaye inkweto ntacyo bitwaye naramurebaga kubera ko duturanye twabyirukanye nareba na se uko amuhanze amaso nk'umwana we yahuraga inka tugashyira ikigage agasinda kibagirwa ko yararagiye inka Imana irarema wowe wihebye wowe urimo gutekereza ko ibintu bidashoboka Imana yacu ishobora ibyo abantu badatekereza ko bishoboka hari igihe se yagize kuza arambwira ati bigire mu karame inka se ko ndeba inka cya kigoryi kiri hehe bari bamubwiza ikigoryi ndabubwira imuheruka mu gitondo inka ziseduka ntabwo nongeye kumubona turi Nyakivara mu nkambi y'impunzi twari duturanye ku murongo yahiraga ubwatsi agahingira icupa akabugurisha akagura inzoga yari afite ikote ry'umukara hano ipamba ryarazamutse ya makote yagiraga ipamba mu ntugu ikote ryari irya kera ubwo rero ashyiramo ntayavanemo Yesu ni mwiza abarokore izi mbaraga zirakora abarokore ntabwo ari igipindi iyo tubabwira Yesu ntago tuvuga Yesu twumvanye abandi tubabwira Yesu twabonye Tebuka aragenda agurisha ubwatsi agura akayoga arakanywa arasanga baritse umutsima twarikaga hanze nta kigonde twageraga aterura inkono n'amashyiga n'umutsima aragenda arabimenera mugabo ko ari umuvandimwe tumukubite ugashaka ikintu wakorera uyu mugabo ukakibura
wamurebaga ari umuntu wambaye umubiri n'amaraso n'amaso atinya, waramurebwa ukagira ngo ntacyo amaze nubwo akwiye gupfa. Reba umuntu ubuhunga ni posho twafataga, aho abungukiye ayo yakoreye yaguze inzoga aranywa, n'utwo abana bashyikiye batetse ise yari amaze gupfa araza bikura ku mashyiga arabimena. Kibazo uyu muntu ntakwiye gupfa, imbaraga zari zaramutwikiriye. Ubwo kandi narahageze nsanga abana bari abasore biyarikiye agahunga, mbabazwa nuko ngo bari ku buhunga abandi bari ku rugamba ukagira ngo ngende uriho. Noneho nagasha bawujene n'abitwa babizimana, ubu koko ntasone murari ku mutsima abandi bana bari ku rugamba ndawuterura ndawujugunye ukagira ngo ngende uriho. Ntago mbibabwire ngo mbasetse, Imana yacu irarema. Umunsi umwe yarambwiye ati pastor ati ndashaka kurokoka, kuko ngira ngo yarokotse nka kabiri ugwa yari waguye rimwe. Namenye uwo mutsima nagiye kurokoka, njya mu baporoso ngezeho nsanga barashima ntibakirukiye. Icyo gihe Rugemungu yari yavuye i Burundi, bashima guhera mu gitondo, bari bankubise nyine nangije iyo mari. Ngiye gukizwa rero Rugema bayavuye i Burundi, ari mu giporotari ya Nyakivara harya ku kanisa, barashima guhera mu gitondo ntibakirukizwa ntahari. Umunsi wakurikiyeho rero nibwo abantu bakoze kurusede mu ivugabutumwa Nyakivara muri segiteri, haje umugabo wari wavuye Toro witwa Fideli, nibwo nakije. Iyo mfashe ifoto ye ya mbere nkafata n'iyi foto y'uyu munsi, ariko buriya nta gafoto ka mbere, ariko se urabona abirabura twicwa nuko n'ubuzima bumwe tumenya mu bitekerezo tudafite n'agafoto kabyo. Reka mbwira abantu bari hano, iyi Mana tubabwira irakiza, irarema, irahindura. Haleluya. Uretse ko tuba dufite amabanga y'uburokore menshi umuntu yanga kuvugira hano kugira ngo mutajya no kwitakaza. Abenshi turaha twari twarananiwe, dutekeda ko tazubaka amago, twaravutse nabi, twararezwe nabi, twababayeho mu buzima utekereza ko iherezo ryawe ritagira ishusho. Ariko tumaze kwakira uyu mugabo witwa Yesu, araturema, atugira abami, atugira ibihangange. Inshuti yanjye turi kumwe, wirira nawe Imana yakurema, ubwo bubabare bwashira, ubwo butayi wabuvamo. Uyu munsi Imana yakwibagiza ijoro ryawe rikaba amanywa. Impamvu tuba tubabwira ibi, tuba dushaka kubereka imbaraga z'Imana. Mumbabare nitizira ijambo kugira ngo numvikane icyo nshaka kuvuga. Iki kintu cyitwa Imana tubabwira gifite imbaraga. Izambere mureba nawe duhagaze hari wamenya ko tutize, wanabitekereza. None se ibintu twabikuye, inshuti yanjye nubwo ubabaye, reka nkubwire ngo nyuma y'umubabaro hari umunezero, nyuma y'intambara hari ugutuza. Imana yacu ifite imbaraga. Haleluya, haleluya. Rwose ndagukunda. Iyo mbese uri igitabo kuri njye, uri igitabo njye, kuri njyewe uri igitabo, uri igitabo nsoma, uri isezerano rya kera nkuraho kuri wowe nkajya no mu isezerano rishya ndeba ubuzima bwawe.
uyu munsi yende uzumva ukuntu avuga nk'uwize, ariko uzareba uko yandika ahereye aha agasoza azamuka, ariko yavuga ibyo ntiwabimenya. Ariko mwana kw'Imana irema mugani wa Oliva mwaturetse ikote rero ntabwo ari ry'uyu munsi, n'agakote sako uyu munsi kare karamukwamiyeho. Rero icare inshuti yanjye, icyo shatse kubabwira, Imana yacu ifite imbaraga. Urarwaye, Imana ifite imbaraga. Urababaye, Imana ifite imbaraga. Uriya mudamu yahoze abaho ubuhamya, yaraje arambwira ati pasa akuru agatambaro ku mutwe, arambwira ati dore umusatsi washizeho. Ndayiwe warwaye kansa? Ati narwaye kansa. Atari ko pasa ndashaka kwizera imiti ya kansa iranyishe n'imbesherwa y'amafaranga yuko twakennye twashizeho, ndashaka kwizera Imana ikanyiza. Ndabwira uko wizeye ariko bikubera. Nanjye ubwanjye n'abandi bari hano hari abafite ubuhamya kubera umugabo witwa Yesu. Yesu atwubakiye amago, Yesu atugize abagabo tutari bo, Yesu reka nkubwire bene data, Imana yacu ifite imbaraga. Witerwa ubwoba n'ibyo ureba ku buzima bwawe, nyuma y'ibyo ureba harimo imbaraga z'iki z'Imana. Mwongere mu ndebe, njyewe urimo kuvuga ibi bintu mbabwira, nta wundi murimo nkora, nta wundi murimo. Nejo nabona nababwenge nta wundi murimo nkora imirimo 3 gusa. Umbajije gahunda yabyo ukambaza ko bayikora nabikubwira. Umurimo wa mbere nkora ni urugo rwanjye, ni ukorora, ni uguhinga. Umurimo wa kabiri nkora ni ugusenga. Umurimo wa gatatu nkora ni ukuvuga ubutumwa. Ibyo bintu iyo mbisobanura nk'umunyamwuga. Ayiwe ntago munyumva icyo mvuga. Iyo mbivuga nk'umunyamwuga, ntago mbivuga nk'uwibonanya abandi. Turi hamwe? Ndahinga jewe, ndahiga ko neza ibigori nk'imifuka 70, ibigori 80 ndayeza. Njyewe ndasenga. Umugore n'ujya umbwira atari ko umuntu arasenga agasenga asinziriye. Nsenga sinziriye, nkasenga nkangutse, nkasenga ngenda, nkasenga ryamye, nkasenga ijoro, ndasenga. Ni mu ndebe hano ngenda senga, ntago mbivuga ndabikora, kandi uba ntarabikora. Ikindi nge mvuga ubutumwa. Nizera Yesu bitagira akantu ngarukaho. Nshaka kukubwira ibintu Yesu akora ukategeka utari ku uyu mugabo, burya aho ugarukira ureba Yesu arakomeza. Nshaka kukubwira ibintu bene data, ejo narimo kubwira abantu mbaho ubuhamya, ndababwira ngo hari ibintu mbona hari abantu usengera, jewe nsengera. Nagira ngo ariko Imana yo mu ijuru nibi bibaho. Ariko mwamfura muzi ko abantu barimo gukora ibyaha birenze. Pasa uzi bitabaho. Uzi ko abantu barimo baroga ibintu uzi bitabaho. Bajyaga bavuga ngo ikibungo ngo ibintu biragenda n'amaguru ni ibicyari. Ibitebo n'ibitebo n'ibiki. Agataro bakavuga ibintu uzi ko nabonye ibintu ngatekereza ariko Imana ibi bibaho. Ariko uzi ko nabonye imbaraga z'Imana zihindura ibintu ubwanjye nabigira muzima gado. Ariko nkavuga Imana ibi ni wowe bikoze, bikanyereka ko Imana ibaho, bikantera kuyizera. Tutabara ko tuvugana, urabona kereka tuganira naho kubwiriza umuntu avuga make abanga. Imana yacu ifite imbaraga. Barogwe ni munyumve, aba bagabo mubona bose, ntago mvuga mwebwe ndavuga abantu bari mu isi, bona bose bakize. Udafite Imana afite ibindi bintu yishingikirijeho. Ibintu nibi biri kwisi. Udafite Imana ya Israeli yo mu ijuru ngo yizere ibimana ye, afite ibindi bimana bye
yishigikirije nta muntu uriho gusa ubona ugenda muzi ko abantu bakiraguza bakibanwa bagica imigi bakizitwaza mwe muri aho gusa musenga gusa uzi ko abantu bagifite ibigirwamana bibwejagura nk'ibibwana muzi ko abantu bagikora ibintu by'ibitindigasani mwe mubona musenga mukagira ngo mutambara impigi mukagira ngo abandi barabiretse abantu bafite ibintu duhuye n'ubuzima abantu bafite haleluya haleluya sinibuvuge cyane ariko reka mbaha akantu gato nabonye muri iyi minsi ishize hanyuma some Bibiliya meretse ko ndi mu ruterana turi mu ruterana ahantu batuzanira umwana w'umukobwa yari yaramye yenda kurongora yararongowe yarutse wamugena umaze amezi 3 ashatse none ngo mundege amatwi sisi ibyo murimo murebe hano none umuntu wagiye kumusaba umugeni hakurya hari abajya gusaba abageni bamusabye bamumuhaye inyuma haza ufite yarebenye nka 8 inyuma haza ufite 12 kandi ari umuryango ukize baramumwima bati turamuha wa 12 kandi n'umuryango w'abakire undi aravuga ati mu mujyane ntacyo azabamarira umuntu aramureka abantu n'abagome we aramureka ararongorwa arashaka amara ukwezi amara kwa kabiri mu kwezi kwa gatatu aramwica ariko ntabwo yamuroze aramwica neza ntamwica ngo bamuhambe amwicira mu ntarure neza aramwangiza umukobwa abaho ubugore barabutwara asigara ari ikigoryi kiraho iryo ni ibanga utabwira umushaho umuganga utagira ute umwana abaho atumutwe n'umugabo we umugabo haje gupfa umugabo akajya yikorera ava mu nzu cyasohoka akagenda ntagaruke yatekereza ko urugo rwe rwamaze kwangirika umwana amaze gushoberwa neza ntashaka ko nyirabukwe abimenya abantu araroga we abanyarwanda bavuye ngo utaraborogwa agira ngo yagira ndabiretse nabiretse byumve nawe umwana turi mu ruterane umukobwa abwira munamukazi ati mbabarira ntware mu ruterane ati ndakwiyamye nujya mu ruterane uragaragara ibintu bicike ndabwira munamukazi ukanyira bukwe ntabiza abwira ati nibutemera ko njyayo hariya mbwira ngiye kwibwira data bukwe n'amabukwe ntahe bitwikira umugoroba baza mu ruterane basanze turimo gusenga kuko twasenga nimugoroba umukobwa arazenjira mu iterane agiye kubona mbona umukobwa ariteruye kubisa hasi mbona hasigaye ikibuno kera imyenda yose yivana asana mu ruterane abarahaguruka baramufata baramuboha turasenga turimo gusenga daimoni ziravuga daimoni zimwambika ubusa zivaho ziravuga abashumba turaho turasenga byagaje saa 9 bwenda gucya daimoni iravuga umugore arakira ubwo amakuru nihutisha ahinduka umugore w'umugabo n'uyu munsi n'umugore w'umugabo arubatse turamutwara tujya kumuhisha tumusengera tumuhisha abantu batazi icyo dusengera n'ibyo twicaye tukabigarukaho na makuru abantu bararoga ariko hejuru y'abarozi hari imbaraga z'iki z'Imana ndavuga rero umuntu wese uri hano reka nkwizeze ko hano hari imbaraga z'Imana imbaraga z'Imana ntizigurwa ntabwo Imana irobanura ku butoni ngo ntago wize ngo nta mashuri ngo umuryango munini ngo iwanyu mufite akazu gahengamye ibi by'abanyarwanda twirirwa twurwana n'amoko imbaraga z'Imana itobanura amoko ntizirobanura ururimi imbaraga z'Imana ziza kuwizera Yesu Kristo ko ari umwami n'umukiza akizera izina rya Yesu hejuru y'abarozi hari imbaraga z'iki z'Imana mufashe mu ntebe hejuru y'abarozi hari imbaraga z'iki hejuru y'amafaranga hari imbaraga z'iki hejuru y'umuryango hari imbaraga z'iki hejuru y'indwara hari imbaraga z'iki vuga uti imbaraga z'Imana
n'imbaraga zitagira akagero niko birizita, n'imbaraga zidakomwa imbere, n'imbaraga zidatinya, n'imbaraga zitarobanura, n'imbaraga wizera zikakubohora zikaguhindura. Amen. Reka mvuge ibintu ndimo mvuga ubu, mfite umwuka mvugana nawo. Wana kuvugana mfite umwuka mvugana nawo. So nababwego reka nongeye subiremo. Umuntu usenga ijwi rye uryumva ubishaka utabishaka. Burya ni ikibazo kimwe. Aya ndabereka mbere ki. Iyo usenga ijwi ryawe riba rimeze umuntu usenga aba ameze nk'utyaza umuhoro. Umuhoro utyaye cyangwa intorezo cyangwa ikindi kinyabugi cyose nta kintu kikinanira. Ijwi ry'umuntu usenga ikitabishaka kiraryumva n'ikibishaka kikaryumva. Ndavugana na buri mwuka waguhambye, ndavugana na buri mwuka wagutegetse, ndavugana na buri mwuka ugutwaza igitugu ushaka kugushira ahantu udashaka kuba. Imbaraga z'Imana ni imbaraga z'akabura rugero, utapimisha umunzani, utapimisha ururimi, utapimisha amagambo, kandi utakwereka umuntu ngo azabashe kuzireba n'amaso, ahubwo uzibona mu mbaraga z'ibikorwa. Bene datareka amabwire dusoma Bibiliya cyane nibyo kare ibintu Yesu yakoze. Reka soma umurongo wo muri Luka 13:8. Kamari kandi ubona uhari udafite n'umuzinda ruhande rwawe. 13:8. Dusome mu izina rya Yesu. Nawe aramusubiza ati databuja. Luka 13. Ego. Reka ngereyo. Soma 10 twihute. Nuko ku munsi w'isabato yigishiriza mu isinagogi asangamo umugore ufite dayimoni utera ubumuga. Urumva ufite dayimoni itera ubumuga. Komeza. Uwo mugore yari amaze imyaka 18 ahetamye atabasha kunamuka na hato. Yesu amubonye aramuhamagara aramubwira ati mugore ubohowe ubumuga bwawe. Urabona murekeye aho murebe hano mumbabare mu nyumve ndashaka kuvuga amagambo make ndashaka ko dusenga. Uyu mugore yarabaze imyaka 18 ahetamye, daimoni yaramuteye ubumuga. Reka babwire nimushaka barokore mwije kuvuga ibi, buri kintu cyose kibangamiye ubuzima bwawe ni daimoni. Nsubiremo, buri kintu cyose kibangamiye imibereho yawe ni daimoni. Buriya uzasome neza Bibiliya, uyu mugore yari afite daimoni wo kumugara. Buriya daimoni namwita umushoferi wa buri kibi cyose, kandi ngo iyo cyita daimoni ndajya murebe hano mwe gusinzira. Impamvu Bibiliya cyita daimoni, oh haleluya, ego bigira impunzi, haleluya. Murebe hano murebe hano Venasi, murebe hano muve muri Bibiliya. Impamvu Bibiliya cyita daimoni ni ukugira ngo icyanditswe kiyisohoreho, kuko Yesu icyazanye Yesu mu isi ni ukwangiza imirimo yose ya Satani. Ntabwo mbona ndikasubiremo. Impamvu tucyita daimoni cyangwa biri cyita daimoni ni ukugira ngo umurimo wazanye Yesu ubone uko ukorwa. Muraje baneza kuko ikintu utakisi izina ryacyo
bigutera kutamenya gukemura ikibazo. Uyu mugore yari afite dayimoni itera ubumuga. Reka bahurugero, umuntu atangira gucumbagira ati ejo agashinga amano, ejo bundi ukuguru kukwizinga, ejo bundi ukabara mu itako, uwo mugabo ukagufata. We ni dayimoni itera ubumuga. Turabyumvikana. Umuntu akarwara ijisho, umuntu arwara ijisho washyiramo agati rigakira, ari iriho dayimoni. Reka bavuge dayimoni ntabwo yirukanwa n'umuti, yirukana n'izina rya Yesu. Mwongere mbakore ku bwonko, nicyo cyazanye nde. Ariko mujye mureka Yesu akora icyamuzanye. Ikibazo ntabwo dutuma Yesu akora icyamuzanye, kuko dutanga Yesu imbere tugakora n'ibyo Yesu yari akwiye gukora. Ikindi, dayimoni ntapimwa na mikorosikopi. Dayimoni ntiwayipima mu maraso. Dayimoni ntiwayiha ibinini. Abantu dayimoni bamariye ibintu, akivuza akava akajya aha, bakamupima bati nta ndwara, bakongera bati ntayo tubona, bati tupfa kuguha ibinini, umuntu akavaho agasambuka akakamarira ku ndwara itagira umuti. Barokore. Niba ugiye kwa muganga bakaba bati ntitubone indwara, ukajya ahandi bati ntitubone indwara, garuka ni dayimoni. Wa mugani wa Tisiyane, ururongo rwamugiye mu gutwi, Pastor Tisiyane ururongo rwamugiye mu gutwi, baravuga bati nimushyiremo amavuta, ati nimunyumvire Mana rwose, ati nimunyumvire, ati dayimoni usiga amavuta ikabikigiye. Ati dayimoni muhongera amavuta. Rero hari ibintu dayimoni uyu mwuka uyikorera. Ngiye kuvuga ijambo mumbabarire nsabye imbabazi. Ngiye buriya ntabwo njya nemeranya n'abantu bamwe bapfa, abantu bamwe bapfa akarengane. Burya twicara tuvuga ayiwe ngo Satani aramwibye, we ngo ayiwe ngo ararenganye. Buriya reka mabwire, abantu bararengana pe. Umuntu akarwara akabura isente zo kwivuza, cyangwa akivuza nabi, cyangwa yaba arwaye dayimoni mukajyana kwa muganga, uko umujyana kwa muganga niko dayimoni yihutisha urupfu. Ukagera ukora ukuntu apfuye, ukajya ayiwe apfuye ate. Ariko reka mbabwire, igihe tuzamenya ko izina rya Yesu rifite imbaraga, nongere mbwira abarokore nimunyumve. Arabana abarokore mumaze guhinduka. Yesu arimo muri twebwe kihariye utapfundura, utamenya ikirimo. Mumenye ko Yesu twizera, haleluya, akiza indwara, yirukana abadayimoni, ahindura ubuzima, ahindura imibereho. Muranyumva? Simbuza mujye kwa muganga, wenda mujye no mu Burayi sindanajyayo, ariko menye ko Yesu afite uruhande rwe akwiye gukora. Ibintu ni bibiri, hari indwara abaganga bashoboye, hari n'indwara badashoboye, kandi Yesu ashoboye. Mundebe nuko murebe hano ngewe nsubiremo, nitwe bigira impunzi, mfite imyaka 60, ndi hafi n'itanu. Ndabaha ubuhamya, nta ndwara ndwaye, nta mwijima, nta mutwe, nta mugongo, nta pressure, nta meruka urushinge n'ikingiza covid, meruka urushinge muri 87 duhungutse tumaze guhura n'ubuzima bw'inaha, turwaye ndwaye 87 no mu 2000 njyango narimo. Ubundi buzima reka babwire, nge ntago jya mpfa. Nizera izina rya Yesu bitagira akantu. Sinkubuza, ariko ndakwizeza izina rya Yesu.
ntukizere Yesu nyuma, ujye wizere Yesu mbere. Mfite abarakore banyumva, Imana ishimwe. Reka nongere kantu gatoya. Njyewe nende gusa n'uriya mugore wa Gatema, nibyo nanywaga warage ku buryo mama yigize amaze gupfa akarigize kumenyesha tungo ndeke kunywa warage biranga, birananirana, maze kuba umwana w'umusore nararangiriye mu kabare, nta ibitekerezo byanjye bisigaye. Ariko umunsi napfukamye nkatura ko Yesu Kristo ari umwami, mwishaka kugira ngo Yesu hari ibyo ashoboye, hari ibyo adashoboye. Ibintu byose Yesu arabishoboye. Ntabwo Yesu dukwiye kugira pate tumuha ngo n'ibindi ntabishoboye. Mwicika intege, nimutajya mituweli, mukora ibyo leta ibasaba, ariko mwizere Yesu. Sema haleluya. Mwizere Yesu, mwizere Yesu. Imbaraga za Yesu muzizere. Imbaraga za Yesu zigukiza indwara, zigukiza ubumuga, zirukana abadayimoni. Imbaraga za Yesu ziratwubakiye, imbaraga za Yesu ziratwambitse, imbaraga za Yesu ziduhaye ubuzima. Muri iri jambo uyu mugore yarafite imaze imyaka 18, yararwaye dayimoni imutera ubumuga. Muri iki gihe abantu mwagwije imbaraga z'ubwenge kugira ngo babigishe ibya Yesu biragoye. Niyo umuntu abivuga wagira ngo nindi politiki azanye. Itorso dusa naho Yesu tumugarukiriza kuri warage, ku nzoga n'utundi tuntu tworoshye. Iby'ingezi ntago tubireka. Kandi nibyo Pastor Muhiremo kutwigisha, kandi mu bundi buzima za mbaraga zo mu mutima. Urareba umuntu inyuma ugasanga agasura ni kazima, ariko ahandi hirya y'umutima utareba byararangiye. Abagore mufite amagwa abiri n'abagabo mufite abagore amagwa abiri mu buriri. Bareba ku mbaraga za Yesu ukazumva ukabyibura. Nikabwiye bene data, nta muntu w'Imana wuzuye umwuka wera uzi Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ukwiye kuba mu rugo mufite ibyumba bibiri, mufite uburiri bubiri, mwarashakanye, mwizera Yesu. Ntago murakizwa, mugere mupfukame babasengere. Haya mkaye muri korali mukaririmba mukici. Ejo bundi gitifu w'umurenge wa Bandora, ayobora umurenge wa Nyagatare, yaje Bushoga arampamagara ati va hano. Ambwira ati Pastor ndashaka kuganira nawe. Inti arambwira ati hano mu mudugudu wa Bushoga, nyango cyo gihaye baraga mutangana. Sinzi niba ni mutangana. Arambwira ati harimwe amago 10 abagore batandukanye n'abagabo, kandi ntibigaragara. Umwe agira icyumba cy'udagira icyumba cye, kandi bahurira mu nsengero ho mubwiriza. Murakora ibiki? Aho jya kwimenya n'igitifu w'umurenge, mwebwe ba pastor ibyo murabizi. Ayiwe ubwo burangije arambarira runaka anyereka igitabo avaga kirage aransomera agera Bushoga. Haramwira ati abantu bamwe basengeraga kirage, abandi basengera mu giporo. Murakora iki? Mbarebye sanga ni inyamibwe zahe so mu rusengero, inyamibwa. Yaba mana mwishwe, kandi nanjye nongeye kwaka no mase mbarebye nsanga ni inshuti magara, ubwabo ni inshuti. Umuntu ari mu rusengero araririmba, ariko nahoze ndeba baririmbye bana b'Imana kandi bakristo. Ibyo muririmba mwarete tukaba byo. Muzi ko twazitinze rijya mu rusengero, tuyizitije imico n'ingeso. Ariko reka nizera ko turi kumwe mutari muri abo. Niba uri muri abo, subira ugende wihane. Bwira umugabo tureke turokoke. Niba uri umugabo w'inyamaswa yiruka mu rugo abana bakaburi bakwirwa nk'abana b'inkoko babonye agace. Icyazanye Yesu, haleluya, nukumaraho imirimo yande ya Satani akayimaraho. Barokore nuko gusambana bidatangira. No gusambana nta sene zigitangwa. Wewe muraho abantu baracyasambana batanga isene, nta mafaranga abantu bagisambana n'ubuntu.
Zome uzi ko batanga isene nta sene bagitanga gusambana n'ubuntu ko mujujura gasa muraho mwibereye mu munyenga w'agakiza ndabibaza ngiye ndakurikiraga ndacondoza kugira ngo ngiye ntabwo noroshye ndacondoza umuntu akaba ari umugabo w'umwizerwa ari mu rusengero afite ishoreke gakirajya afite ishoreke ibuna warangiza kujya mu rusengero ukaririmba najyaga mbibwira mutijimwe ni kandi abarokore barasambana atari ko pastor nawe urakabye buje rero nzabikwereka icyazanye Yesu narababwiye uko nzi Yesu uko muzi mvuze ku cyaha turamunanyanze oya mu bundi icyazanye Yesu nukumaraho haleluya nukumaraho imirimo yose yande ejo narababwiye ngo ikintu Imana izaduhembera nicyo twaretse dufitiye uburenganzira icyo twaretse dufitiye uburenganzira umurimo utawitiriye Satani iteka ryose uba usa naho wimye Yesu gukora icyamuzanye kuri wowe mureke Satani tumwegurira imirimo ye n'ingeso ze twizere Yesu tumuhamagare aza akora icyamuzanye mu isi kandi nta muntu ukishaka kurara mu rusengero munagishaka kurara ku gasambi munagishaka kurara hejuru y'intebe icyazanye Yesu nukumaraho imirimo yose ya Satani indwara ni imirimo ya Satani icyaha ni imirimo ya Satani ibibi byose byegekere nyirabyo maze duhamagara Yesu umubwire ngo icyakuzanye nukumaraho imirimo yande ya Satani kandi umurimo wa Satani ndimo kuwureba hano amen haleluya haleluya sema haleluya ekasosi ntabwo ndi butinde uyu munsi ndashaka gusoma ijambo riri mu Kuva ibice 2:1 ibice 2 byo Kuva ndasoma imirongo ndasoma soreze rimwe dusome mu izina rya Yesu buretse bagereyo mama iyo ugeze bataragerayo Kuva ibice 2 uhere ku murongo wa mbere ngaho soma umugabo mu muryango wa Lewi aragenda arongora umukobwa wa Lewi uwo mugore asama inda abyara umuhungu maze abonye ko ari umwana mwiza amuhisha amezi 3 ananiwe guhora amuhisha amubohera akato gapfundikiye kabari mbabarira usome wumvikanisha hari ahantu haba hari akadomo kamenyekanisha icyo uvuga ananiwe guhora amuhisha aho urahagarara wabibonye ko harimo akadomo wahabonye yego amuhera akato gapfundikanije mu ntamyi hari akandi kato agasiga ibumba n'ubushishi ubonye akandi kadomo buriya nakuri agasoma ashyiramo uwo mwana harimo akandi buri impamvu kari akadomo karimo ni inyuguti nigiye munsi y'igiti mwana ngaho soma uwo mugore asama inda abyara umuhungu maze abonye ko ari umwana mwiza amuhisha amezi 3 ananiwe guhora amuhisha amubohera akato gapfundikiye mu ntamyi agasiga ibumba n'ubushishi ashyiramo uwo mwana agashyira mu rufunzo rwo ku nkombe y'uruzi mushiki we aramwitarura ngo amenye ikiri bumubeho 5 umukobwa wa Farawo amanurwa no kwiyuhagira mu ruzi abaja be bagendagendaga ku nkombe y'uruzi
abona ka kato mu rufunzo, atuma umuja we kukazana. Agapfunduye abonamo uwo mwana. Umwana ararira, aramubabarira ati, uyu ni umwana w'Abaheburayo. Rekeraho. Soma Yohana, tumabwize bwa Yohana 5:7-8 maze ubumbe Bibiliya. Dusome tumabwiza bwa Yohana 5:7-8. Dusome mu izina rya Yesu. Yego. Umurwayi aramusubiza ati, databuja, simfite umuntu njugunya mu kidendezi iyo amazi yihindurije. Nyiza undananga kumanukamo. 8. Yesu aramubwira ati, byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Rekeraho. Mwavuyeyo? Reka mbasabe umuntu wese afate mu kiganza cya mugenzi we. Rara abarokore mugira abantu mufite imyicare, abantu bicara neza, ufata umwe mufate mutya utya ntacyo, muhindukirira umufate umwe umumbwirire ngo humura, icy'Imana yakuvuzeho nta kizagitanga imbere. Najya nijyo bakwita joy, ni joy ne ende bwira umwana wawe woni yirwarize, bwira umwana wawe so muzanye wari kubirasetse uwazanye umwana wawe ararwaye, ukeneye ko akirojya kubwira abandi. Mufate mu kiganza neza ubwite humura mwana wanjye, icy'Imana yakuvuzeho ntacyo uzaba. None mumbabarire mbongera kandi Venansi wakoze kwicarana na mugenzi wawe. Ndeka mwongere mumbabarire. Ndashaka kubigisha umwanya muto. Niyo mpamvu urege iyo mu bintu nkunda abantu bicaye neza. Hari umuntu uri hano ufite inshuti ye. Uvuga uti hano ni mu rusengero ufite inshuti yanjye ngira mutse. Oya ndashaka kuko kumwe. Uvuga ko inshuti yawe iri mu rusengero, wimbwira ko idahari, ufite inshuti yanjye hano. Ngaho genda ariyo mwicarana ari bibwira. Genda mwiseka basiriya. Genda wicare n'inshuti yawe ari ibibwira. Wipa urimo kwanagaza amagambo kandi bamwe badashaka no kuyumva. Icarana n'inshuti yawe. Mumbabarire bene data, mwambabariye. Icare hari. Ngani mwicare mutuze. Sanga inshuti yawe yicare iruhande hanyuma mucecete. Mwambabariye ariko mwabarokore muraseka iki? Abarokore murabane be muyo museka, mwambabariye guseka. Mwambabariye muraseka iki? Ntaga wakwicaye. Eliya wakwicaje ntagado. Nago shaka jaga yegera umugore wawe ntagara cyangwa mune aho mujye. Ariko ndashaka mwicara ndimo kwigisha. Ndimo kwigisha. Umva Joyce umva mada umva Joyce bari Joyce. Nibagwindi ntebe uwo mwana mu mushira hagati. Ngwino hano munashaka kuvuga amazina yanyu kandi ntabishaka. Yego. Ngwino hano,
ngwino haguruka nkwari cyo wicarira mvuye wicarira igira hino aha intebe igenda kandi ari mwice muhahame umwana mushire hagati wa Filipo ariko mwabaye muto simba nahereye koko ubwo iminota yanjye murayiriye munyumve neza reka mbasabe munyumve neza ntabwo ari idini nshya mbazaniye ndashaka ko uko umwuka baranyobora ariko munkorera mwatuje ahantu wicaye ntuhave ntabwo twicaye agateganyo twicaye turi buhahame mufate mu biganza utya nk'umuramutsa kandi mubiziranyeho mutijima fata umugore mu kiganza reka tuvugane ukuri nk'abarokore we n'umugore wawe ntabyo muziranyeho we n'ishuti yawe ntabyo wamwifuriza mumbwirire ngo humura icyo Imana yatuvuzeho ntago kizabura inzira kinyarama kizatugeraho iki mubwire ngo humura murebe mu maso ubwira uti humura wagira ngo murababana icyo Imana yatuvuzeho kizagusohoraho humura ndagira ngo ntege amatwi noneho ndagira ngo ntege amatwi dusomye mu gitabo cyo kuva ibice bibiri uhereye ku murongo wa mbere mbabazi deba reka kureba baramu bawe deba niba ubashaka genda ubasange aho bari ko ndeba niba umugabo adahari muramuwe namwe nakwegere njya unde bare bureba cyane mufatanye mubiziranye murebe hano mamugira ngo munteshe umurongo ibyo ndiho Musa yavutse ku mugambi w'Imana ndayabibutse iki kintu nubona Satana kurwanya cyangwa arwanya umuryango wawe biba bikwereka urwego rw'umugisha ugezemo nta wundi munzani munyihanganire ngwino hano mutanga munyihanganire yute nubona Satana guhagurukiye nirwo rwego wena mvuge rw'amavuta cyangwa urwego rw'umugisha ufite rebiri ntabwo Satana ajya atera umuntu ari umwuka uzerera atera umuntu aturutse mu wundi muntu ndajya kwa kakarumaze mukumbe ntabwo Satana apfa kwikora n'amabinga nta uzi ukwasa aca mu muntu yakuvuma yakuroga yagushirira inka muri parike yakurumangiriza inka ariko Satana aca mu muntu akoresha ni nkuko mubona Imana irimo gukoresha abantu na Satana akoresha ibinyabuzima ntabwo nibigishe cyane shaka kwigisha nakabigishe n'ibimenyetso Satana akoresha by'ibinyabuzima ariko reka njyana ko ngaho umuntu nta muntu n'umwe kwisi ujya urwanya uri inyuma ye Satani yashaka kurwanya umuntu ajya nakurwanya ujye umenya ko hari by'Imana yakuvuzeho biri imbere yawe hari icyo ugiye gusingira none uriya muntu ukurwanya abagira ngo nta urwanya uri inyuma mwese abaraha nta urwanya umukozi wo mu rugo ugize amahirwe umukozi wo mu rugo yahora ari umugaragu wawe iyo umuntu yamaze kugira utwe ava iwawe akajya kugira nawe abahaka iyo ukurwanya wese akurwanya kuko umuri imbere kandi arashaka kuva imbere aho uri ari uhajya abashaka kugira ngo aho wari ugeze ari uhajya
izina witwa ari uryitwa, akamodoka utwara ari ugatwara. Abana bawe bagiye kujya mu Burayi cyangwa ntibajyeyo, ukaguma nawe utyo. Nta urwanya uri inyuma ye, arwanya uri imbere ye. Babyeyi bagabo bari hano, iyo Satani arwanya abana aba ari wowe ashaka. Kera twajyaga turagira inka tugafata umwana wisha tukawusakurisha, abandi bakihisha, agasha kaza nyine ikababara ikaze ne tukayica tuziza umwana wayo. Imbaraga zikurwanya ni izidashaka kugera hariya. Abagabo bamwe n'abagore bari hano, abantu bakuru dufite aho tureba. Ufite amaso, ufite aho ureba. Urara utari ufite aho ureba. Urazi inkweto mu birenge ufite aho ureba. Iyo uri umugabo ufite ibitekerezo byiza ntabwo uruhuka utaragerayo. Haleluya. Iyo uri umukobwa muzima ntawe uguhamagara, uravuga uti ntabwo nita ibikobwa ntarageraho ndeba. Sema haleluya. Haleluya. Umuntu wese Imana yabwiye Aburahamu ngo urareba iki? Aburahamu yarageze mu gasozi hejuru ataye Loti mu kibaya. Ageze ku gasozi arareba, aritekereza, akireba Imana ngo Aburahamu nategera urareba iki? Ati ndareba imisozi ndare. Undavuga aho ureba ndagwaye. Ntabwo Imana yaguha aho utarareba. Icyamaso yawe atarareba ntabwo Imana yakiguha. Niyo mpamvu ukurwanya wese arwanya aho ureba, arwanya icyo uri cyo, arwanya urugo, arwanya abana, ari wowe arwanya. Dufite ikibazo usigaye ugura akajarangari hakambabarira mu mwana wanjye, akajarangari hakamodoka kamutangana. Wagura akajarangari hakamodoka gusa byonyine, mutangana ntadukiranye. Reba kariya kantu k'akamodoka katarengeje miliyoni 5 byonyine aradukiranye. Wagira inka ikamwa litiro 5, si nkaho bagemuye. Nawe nyumvira mbese aho ugeze iki. Reka babwire bene data, twese abari hano dufite inzozi. Bane niba twongera gahunda munsi, dufite inzozi zananiwe kurotoka. Reka nkurahira Imana ihoraho, tuva hano inzozi zawe zirotoke mu izina rya Yesu. Ntabwo shaka ko mutunga inzozi, ntabwo shaka ko mutunga inzozi. Ndashaka ko mutunga ibyirwa mu nzozi mwarose, iby'Imana warose, iby'Imana yakubwiye, inzozi zawe zikarotoka. Nta mutungo w'inzozi ntacyo zimaze. Ntabwo waratisha abantu gufite inzozi. Inzozi se zigura ipantaro, inzozi zijyana umwana ku ishuri. Inzozi zawe nizirotoke mu izina rya Yesu. Imana yakubwiye nibirotoke. Imana yavuganye nawe kuzabyara byara. Imana yavuganye nawe kuzagura imodoka kwigure. Imana yavuganye nawe kuzaba umukozi w'Imana w'igihangange. Imana igusuje amavuta uhaguruke. Cyo n'uburenganzira bwanyu. Bintu by'inzozi. Warose inzozi mu kwezi kwa 8 ubu ziracyari inzozi. Inzozi zawe nizive kujya Karubanda mu izina rya. Fata mugenzi we mu kiganza uvuga inshuti yanjye, inzozi zawe nizirotoke. Mubwire inzozi zanjye zigiye kurotoka mu izina rya Yesu. Nta mutungo w'inzozi ubaho. Umutungo w'inzozi mutanga, nta mutungo w'inzozi ubaho. Umutungo ni byavuye mu nzozi. Inzozi zawe nizihinduka imyambaro wambara, inzozi zawe nizihinduka abantu heke, inzozi zawe nizihinduka amasambu yawe, inzozi zawe nizihinduka inzu yawe. Va mu nzozi mu izina rya Yesu. Sema haleluya. Baba bigira impunzi we. Nta mutungo, nta nyungu z'inzozi.
kumena amabere n'ubura cyarota bikumara iki warose ukira agasore warose se wabijyana ku ishuri warose se byabyara minerivare reka nyumva neza fata mu kiganza cya mugenzi wawe mubwira uti mu izina rya Yesu kuva uyu munsi inzozi zawe zirotoke mubwira ngo ntuzongere kuzirota ahubwo uzarota ibindi najyaga mbwira madamu wanjye nigeze kujya mu ivugabutumwa ndacyari kumwe namwe ndaza asanga hari agahugu k'agasore kavuye Ingarama kaza mu rugo karota inzozi karahanura nje umugore arabimbwira ndavuga nta amen umugore arandeba atariko nawe urakavya ati Sabine bimara imyaka 2-3 ariko zizarotoka ntabwo inzozi zirotoka kuko ushize ikibuno hasi wicaye inzozi zirotoka iyo ugwije imbaraga mu mutima urazirota nta kindi kiroto gisobanura inzozi ni imbaraga z'Imana muri wowe nta kintu gituma inzozi ziva mu nzozi zikaba umutungo wawe zikaba ibikorwa byawe kubita ivi hasi ugasenga inzozi niwo gwagwiwe hari grenade mu rugo ikabaho ntawe yica ntawe irinze ariko ugushaka kumenya ikirimo ushaka kumenya ikirimo genda uyifate ikubita hasi urebe ufite inzozi zimeze nka grenade zifite inyungu ariko zakuguyemo zisa nenda yahirimye urasa n'uwatwaye ariko ntiwabyaye ntiyavuyemo ntiyahiri iraho inzozi zidasohora mumbabarire mwabarokore abambona hano imbere yanjye mufite inzozi zihora ari inzozi nararose ukazaba inzozi zikakugwamo nk'inda yahirimye tugiye guhamagara imbaraga z'Imana zigwire muri wowe maze ubaruke muri wowe habaruke inzozi zisandare inzozi zawe zisohore ibyabanze bafashwe bigire bite bisohoke Mose yari yaravutse kubw'isezerano haleluya reka nongere subire kuri kakandi nubona ufite intambara zitava mu rugo nahoze ngana na pastor Muhire tuganira ufite intambara nje ntabwo intambara zose zitira Satani cyampa Imana ikamfa ikabafata ku maso intambara zose ntukazitira Satani hari intambara ishaka kuku katacubiye hariho umukobwa wa Farawo yagize ati atatumiye abagaragu hariya mama shenge we niba nafite abanyuma hariya uranyumva itakagira ayingoni takamiriye hariho uruziramere rutagenze hejuru y'amazi ngo rukamire ariko urabyibuka neza hahandi bakujyanaga Kampala bajya kugushiririza urabyibuka hariya sha hahandi nawe nundi najyeyo umva mukamunyinya we hahandi urabyibuka hahandi nawe ujye mwana gutandukananya nafite ameza ngahe Mose mu gihuru nicwe n'ubworo umva mwana wanjye hahandi utapfuye utabashaka kwicara icyo batakoze isi n'igiki hahandi wavuye harakwereka ko hari ahandi heza ugiye kugera reka babwire bene data mwese nawe udafite hahandi aho umugabo yagutaye ugasigara mu nzu wenyine cyate ni cyatengwa ni muri muno warya nini ni cyane udatuma mwita izina ry'ubwana ninde ari
besi ari he hahandi umugabo yagusigiye abana barindwi ni batandatu 10 ari umugabo ufite diguri twese ntawe udafite hahandi ajya umugore wangu nziza ni wowe hahandi urahazi hahandi kane hahandi uri bikusaga mu nzu yacu bushoga hahandi none uri kizuba zuba hahandi sha mwagiye murareka umugabo mwagiye murareka aho ingoni tamize amezi 3 mu rufunzo Imana yaravuze ko ari uzakura abisirayeli mu gihugu cyiki abandi baranishe ntiyumve kakana k'amezi 3 igihe kigeze biravuga ngo arataka araniha muri icyo gihe hari umurongo uvuga ngo Mose araniha abana ba Isirayeli baraniha Uwiteka arabumva reka se mu murongo umwe twihute ndacyari muri iki gice ntago shaka kubigisha amarangamutima munyumve neza ntago shaka kubigisha amarangamutima ndashaka kubigisha kubakomeza nindangiza duhamagara amavuta y'Imana nyanyagire muri mwe garanade z'amasezerano zituriki vuga ngo zituriki ayiwe ndagira abanyuma vuga ngo ziturike ibyari inzozi zihindukiki ibikorwa ntuzongere kurota mu izina rya Yesu ntagira umuntu uzongera kurota ibyo urose amezi 3 na 5 ugasanga ariko mwene data inzozi zimaranye iminsi bigira impunzi hawezi ntago shaka inzozi zimaranye iminsi mfite abarakore banyuma impamvu nashatse ko umugore yicara n'umugabo we mbabarira wongorera umugabo wawe mwibutse inzozi zimaranye iminsi mu rugo rwanyu ndajya mu biziranyeho inzozi zimaranye iminsi mu rugo rwanyu mumaranye iminsi muganira bwicuye mugitondo kamubwira amada narose habwira ati sheri ati narose izo nzozi murota musubiramo sizishaka mu izina rya Yesu mpagaze imbere yanyu ndi umugaragu w'Imana izo nzozi zisubiramo ntago zikene uzihagaze imbere zimuhitane uzihagaze imbere zimubera ihwa mu maso umuntu uhagaze imbere y'inzozi zawe zimubera ihwa mu maso dayimoni ihagaze imbere y'inzozi zawe zimubera ihwa mu maso inzozi zimubera umushyo utyaye inzozi zimubera agahoko mu maso mu izina rya nde igihagaze imbere y'inzozi zawe umukobwa wa Mose arahaguruka umukobwa wa Farawo arahaguruka avana agaseke biravuga ngo barapfundura basangamo n'umwana w'Abaheburayo ndeba nkubwire muhanurire mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndagupfunduye pfunduka mu izina rya va muri ako gaseke mu izina rya Yesu va muri ako gaseke mu izina rya Yesu va muri ako gaseke mu izina rya Yesu vayo mu izina rya Yesu vayo va muri ubwo buzima bupfundikiye vayo va muri uwo mubabaro va muri izo nzozi vayo vuga uti ndavamo va muri ako gaseke va bagushize hafi
muhagarare va muri ako gaseke mu izina rya Yesu. Va ahantu bagushize, vayo, va muri ubuzima butanejeje, vayo, va muri ubuzima bwikura mutima, vayo, va muri ako gaseke gatuma uhagarara mu rugo rwawe ari urwawe, vayo, va muri ubwo bwoba, va muri iryo terabwoba mu izina rya Yesu. Amen. Zamura amaboko yawe, umuriza ku maso yawe, rebesha amaso y'umwuka, rebesha amaso y'umwuka. Kasaba abantu turi hamwe muri rusengero, rebesha amaso y'umwuka, rebesha amaso y'umwuka. Ndagupfunduye muri ako gaseke mu izina rya Yesu. Ndagukura muri ako gaseke, ndagukurayo. Wa muheburayo wevayo, wa mwana w'abaheburayo wevayo, wavuganye n'Imana navayo, urubyaro rwawe niruvayo, inshingano zawe nizivayo, icyo Imana yavuganye nawe nikigusohoreho, inzozi zawe ndazipfunduye, iyerekwa ryawe nishize ku mugaragaro. Abahanura nimuhanure mu izina rya Yesu, abahanura nimuhanure mu izina rya Yesu. Hanura ubuzima bwawe, hanurira abana bawe, hanura utagerura, hanura udacika intege, hanura. Ntago mubyumva mwakabyira Yesu. Ongera uzamura amaboko yawe uceceke, zamura amaboko yawe uceceke, zamura amaboko yawe uceceke, zamura amaboko yawe uceceke. Ibi bigiye guhanura ubuzima bwawe noneho ubyakire, byakire, akiriza imbaraga. Ndahanura inda yawe, ndahanura urugo rwawe, ndahanurira abana bawe, ndahanura abana bawe nibabohoke, urugo rwawe nirubohoke, inzozi zawe nizihinduke umutungo w'abana bawe, inzozi zawe nta wundi uzazishyira ku mugaragaro, ni wowe, nta wundi muhanuzi ubuzima bwawe ni wowe. Icyo Imana yakubwiye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti umwami w'abami, ndahamagara umwuka wa Yesu amanuke hagati muri aba bantu, ndahamagara umwuka wa Yesu amanuke, ndahamagara umwuka wa Yesu akumanukeho, ndahamagara umwuka wa Yesu avugane nawe kureza amagambo mvuze. Ngaho pfukama, shyira amavi hasi, pfukamira inzozi zawe, pfukamira za nzozi warose. Ihangane, biragoye ariko nibyo bishoboka. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti umwana w'Imana, mu izina rya Yesu umwana w'Imana uhoraho, nonaha vayo, va mu gifunzo, vayo, va mu bwihebe, vayo, vayo, va mu butabyara, vayo, 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 ono dojezi mu izina rya Yesu, vayo. Ndahamagara abari mu gifunzo muveyo, ndahamagara abaheburayo bo mu gifunzo, ndahamagara abaheburayo bo mu gifunzo, ndahamagara abanyamasezerano bo mu gifunzo, ndahamagara Imana yavuze mu gifunzo. Inzozi zawe nizirotoke, warose kuzabyara byara, warose kuzatunga tunga, warose kuzaba umuhanuzi tangira, warose kuzaba umunyabizinesi tangira, warose icyo uzaba cyo nigitangire. Inzozi zawe nizirotoke, va muri icyo gifunzo. Umuheburayo nave mu gifunzo, umwana w'Abaheburayo nave mu gifunzo, amasezerano yawe nagusohoreho. Imana nivugane nawe nanone, Imana nivugane nawe nanone, Imana nivugane nawe nanone. Umwuka wa Yesu nakumanukeho, 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 umwuka wa Yesu nakwambare, umwuka wa Yesu nakubohore, umwuka wa Yesu nakumanukeho. Iyo bivuze nigiye kubisohoza, va mu gifunzo mu izina rya Yesu.
Imana nihagurutse abakomeye, Imana nihagurutse abanyambaraga, Imana nihagurutse abanyacyubahiro, Imana nihagurutse abantu, Imana nihagurutse ibihangange, Imana nihagurutse ibinyabyubahiro, Imana nihagurutse abagufata amaboko, Imana nihagurutse ab'ikingenzi ku buzima bwawe, Imana nihagurutse hayabashakatarababa hiyababashayakara, Imana nihagurutse abagufata amaboko, Imana nihagurutse abagutabara, Imana nihagurutse urubyaro rwawe, Imana nihagurutse abahungu n'abakobwa bawe, Imana nihagurutse abakuburanira, Imana nihagurutse Imana nihagurutse, Imana ya Isirayeli nihagurutse, nk'uko yahagurukije umukobwa wa Farawo akajya mu nyanja, akajya kureba agatebo akagapfundura, inzozi zawe nizipfunduke, icyuba cyo kibe cyo, inzira zawe zikinguke, aho ushaka kugerayo, ibyo wifuza ubigereho. Ndabaza humura, Imana irambwira ngo bazakorwa n'isoni, aho bagushize bonye utahahamye bazamwara, babonye amasezerano bawe wasohoye. Ngahaguruka uhagararaho amaguru yawe, haguruka uhagararaho, muranyumva nimuhaguruke, umuntu wese nahaguruke. Mundebe hano, mundebe hano, mundebe hano. Umuntu wageze hano wese yagize umugisha. Twasomye muri Yohana, ndabigisha muhagaze iminota isigaranye ntabwo irenga 5. Iminsi mikuru y'abayuda igeze, Yesu arahaguruka, ageze ahantu ajya kwibarada ryo kwa Salomo, ngo asanga abarwayi benshi n'ibimuga n'ibigoryi n'abacumbagira. Aramanuka ajya ku umugabo umwe umaze imyaka 38. Ahamugeze aramubwira ati bite byawe hano? Ironogora ry'ibimuga n'abarwayi ribaryisha, avuga ati mwigisha, ubwo ndeba inkiza abafite ababo bantangamo, nabuze umuntu. Yesu amubera umuntu w'ingenzi uwo munsi, aravuga ati haguruka wikore buriri bwawe utahe. Inshuti yanjye turi kumwe, ongera ufate umugore wawe cyangwa inshuti yawe mu kiganza, nkubwira ijambo mumbwirira, murebe mu maso, ubu umuhanuzi w'ubuzima bw'uyu munsi, mubwire ngo Imana iguhuze n'umuntu w'ingenzi ku buzima bwawe. Mubwire uti Imana iguhuze n'umuntu w'ingenzi. Ntabwo tubuza abantu, tubuza umuntu w'ingenzi. Uyu mukobwa wa Farawo yabereye Mose umuntu w'ingenzi, maze wari umwanzi wawe Imana imuhindura umuntu w'ingenzi ku buzima bwawe, maze uguhagurukira Imana imuhagurutse ahinduke ahaguruke afite imico mibi, agere kuri wowe asohoza intego y'Imana ku buzima bwawe. Imana inyuranye amaboko,
imana twizera inyuranye amaboko. Zamura ukuboko ufitemo mugenzi wawe, kuzamura. Data, waravuze ngo tube umwe nk'uko uri umwe n'umwana wawe. Waravuze ngo tube umwe nk'uko uri umwe n'umwuka wera. Mana, ndi umugaragu wawe, ni wowe wampamagaye unkura mu muryango wa data, umpa kumenya izina ryawe. Aya magambo wayashyize ku mutima wanjye, ushaka ko nyabwira abantu bawe. Aba bantu bari imbere yanjye ni abawe, ntabwo ari abanjye. Ndakwingize Mana ya Isiraheli, wewe waciriye abana ba Isiraheli inzira mu nyanja, abatware ba Edomu bagatangara, intwari z'Imowabu zikayagara. Ndasabye mu izina rya Yesu, umuntu uri imbere yanjye aka kanya, ibyari bihagaze imbere y'ibiyagare, imbaraga zari zihagaze imbere z'iyagare, imyuka yari ihagaze imbere y'iyagare, imbaraga z'umwijima zari zihagaze imbere z'iyagare. Mana yanjye, umukuru w'igitwikirizo, inzozi zirotore, inzozi ze zihinduke ubutunzi bwe, inzozi ze zihinduke imyambaro ye, inzozi ze zihinduke ubuzima bwe, inzozi ze zihinduke umunezero we. Wari ufite inzozi zo kubyara asame, wari ufite inzozi zo kubaho abeho, wari ufite inzozi zo gutunga atunge, wari ufite inzozi zo guhanura here none ahanure, wari ufite inzozi mwami wavuganye nawe. Hakuna Mungu kama we Bwana uri hai. Ndagusabye mwami, ciye mu izina ry'umwana wa Yesu, reka isezerano ryawe risohore mwami. Reka barose inzozi bazisohoze, reka inzozi zabo zisohore, reka aho bari bahave, reka aho bamaze igihe bahave, aho baryamye igihe bahabyuke, aho bamaze amezi abiri babaye bahave, aho bamaze ubuzima barwaye bakire mu mbaraga y'umwuka wera. Urakoze, uhabwa icyubahiro. Reka babyara abakobwa, reka ibere rye ricutse umukobwa ryose umuhungu, reka ibere rye ricutse umuhungu ryose umukobwa, reka byare, reka intanga ze zakiriza umugabo, reka intanga ze zakiriza umugore, reka ibiganza bye bibona amafaranga, reka urugo rwe rukingurirwe inzira, reka amarembo yakingurwe, reka inzozi ze zihinduke umutungo we, reka inzozi ze zihinduke umunezero we, reka inzozi ze zihinduke ibyiza bye. Mwami, ibyo wavuze nta wundi wabisohoza ni wowe. Ongera uzamura amaboko gatoya. Mwami, ibyo wavuze nta wundi wabisohoza ni wowe. Mwami, ibyo wamubwiye ntabwo nari mpari, ni wowe wabisohoje. Nanjye nje mu izina rya Yesu, mwuka baravugana nanjye mwami, ngo hari abantu bavuganye na muri teraniro. Reka inzozi zabo zihinduke ubuzima, reka inzozi zabo zihinduke umunezero, reka inzozi zabo zihinduke gukikira, reka inzozi zabo zihinduke amafaranga, reka inzozi zabo zihinduke ubuzima, reka inzozi zabo zihinduke ibyishimo, reka be gutinda mu nzozi, basohorezwa amasezerano. Uhabwe icyubahiro mwami, kuko ubikoze mu izina ryawe. Amashyi menshi. Ongera uzamura amashyi niba turi kumwe. Ongera uzamura Yesu amashyi menshi. Amen. So haleluya. Hagarara, ntabwo mvuze ko wicara. Umva mbasabe, umva mbasabe, umva mbasabe. Ndavuga hejuru ubuzima bwawe kuva none.